muri Kenya bafite politiki ishingiye ku moko ikibazo cyo bafite gikomeye cyane none n'ikindi kintu muri Kenya bakora ariko cyo ntabwo ari na leta igikora ni ikintu cyo bita femicide kandi iriya ntambara jewe narakubwiye kandi nabunda cyabivuga abayitegura bayirimo ntibashaka yuko irangira mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board. Ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza handi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha nayo yituzanire tuyigusuzumire tukubwira ubuzima bwayo tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga kubera ko imodoka ni imashini yakozwe mu izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera Igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Turabasuje turayifuriza kuguma kugira ibihe byiza bakurikiye Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi. Pastor meze neza? Ndashima Imana. Mwaka mushya muhire. Tumaze iminsi turi muri rwaserera yo kwakira umwaka ni nk'ubukwe bw'umugeni dushingira, ariko Imana ishimwe ko byarangiye. Hari abantu umwaka ushira bakababara abandi bakishima. Ese ubundi byari ni ngombwa ko umwaka ushira abantu bakishima cyangwa bakababara? Muterwa n'umuco abantu baba barakuriyeho. Ubundi ntabwo nta n'ikintu kirimo kiraho. Gusa umuntu kunezerwa yuko agiye mu wundi mwaka. Ubwo burya tugira ibintu tugomba kumenya. Hari ibintu byo ukora mu mwaka ukazabyibukiramo. Ushobora no gupfa muri uwo mwaka. Iyo ubonye umwaka utabupfuye mukajya mu wundi wabutse ibyo byose hari ikiyongereho aho gupfa none napfejo. Ukanezerwa ariko ntabwo bisaba gusinda no kuki badaserebura se buri munsi kandi umwaka n'ubundi ugizwe n'iminsi kandi iminsi ishira wakaguye kwishima ko uwo munsi urangiye cyangwa kwishima nyine niba uri wishima ukishima niba rubabara ukababara kubera ko n'ubundi umunsi urangiye n'umwaka urangiye. Banumva ibyo ntabwo bikorwa n'abantu bose, bikorwa n'abantu bizeye. Kuko wizeye we ucyo umunsi umwungi warawushimira. Aho utizera Imana se ahubwo aba yumva n'ibyo afite atari byo akabaye afite, ntabwo anyurwa n'ibyo abonye. Ariko umuntu wizeye Imana akabona agaciro ko kubaho no kuramuka,
uwo muntu aba yashima Imana. ya ariko reka twizere ko abantu nyine basoje umwaka amahoro, tunaboneraho kwifuriza umwaka mushya muhire abakurikira Primo Media Rwanda ni inshuti z'akadasohoka, tunabashimira uruhare rwabo mu kubaka iki kinyamakuru kuko twabanye nabo neza mu mwaka utambutse, kandi turizera ko tuzarushaho kubana neza, tubane neza cyane muri uyu mwaka none dutangiye. Hari amakuru ari kuvugwa hirya no hino, ariko reka tuyahere mu gihugu cya Kenya. Muri Kenya ho rero nubwo tuvuga ngo turishimira umwaka, basoje umwaka mu myigaragambyo, bawutangira mu myigaragambyo. Ubundi kuki muri Kenya hari kuguma kwaduka imyigaragambyo? Twari tumaze hafi amezi agera kuri 2 imyigaragambyo muri Kenya isa n'iyahagaze. Mvuze nahuranyije nubwo ari mu bintu biranga imperuka yuko isi igenda yangirika, ariko hariho n'ibyo satani yuriraho. Muri Kenya bafite politiki ishingiye ku moko, ikibazo cyo bafite gikomeye cyane. Noneho rero ugasanga niba hagiyeho umuntu ubwoko runaka ntibumwibonemo, kikaba ari ikibazo. Nk'ubu ngubu abajya ari uwo bari bazi ngo bazatsinda bo kwa Raila Odinga ntibyakunda, hatsinda abakarenge niba ufite ijana Abakikuyu. Barangije Abakikuyu n'ubu bwoko bwa mbere bunini muri Kenya, ariho ko wari umuyoboke wari umwene wari ubwo bwoko yari avuye ku ngoma ariwe Kenyatta, bakabona kandi atasubiraho kuko manda y'imyaka 10 bo barayubahiriza, ntabwo yagomba gukomeza. Noneho bashaka undi muntu wajyaho, ariko kubera yuko banga bajyara ubundi bwoko batumvikana, noneho bashaka umuntu witwa Gachagua wo mu bwoko bwabo, ntuza Ruto aramwifashisha ngo abe vice president we. Noneho kwa vice president we rero baza gushwana, ashyiraho witwa Kindiki nawe mu Kikuyu, mu bwoko bwa Kikuyu. Ntabwo yahinduye ngo ashyiraho abandi, ariko uwo ngo Kindiki n'ubu ngo ntabwo yariye neza umunsi mukuru. Yari yagiye kureba shebuja muri presidence, ngo undi muntu ushinzwe ibiro bya perezida wa Repubulika ngo amukubita urushyi, amaze impamvu yaje aho ngaho ngo atamumenyesheje. Urumva bene nk'ibyo bintu, abantu bafite ibintu bipfuye. How can you do that? Umuntu vice president wa Repubulika nawe ari son excellence aje muri presidence nkaho ari umujura cyangwa icyo, uramukubise no uwitwa ngo Faruku n'undi wamukubise. Ariko niyo kigaragaza violence y'Abanyafrika kwibaho nabene ibyo byo gusuzugurana n'ibiki byose. Munakumva naba ari we irunaka, wowe ntacyo uri cyo, bana barwaye n'umwanya urimo nk'igishushanyo. So numvaga rero n'abavuga ngo bashobora kwegura, ubwo rero ugasanga igihugu kiri mu bibazo. Hanyuma rero twajya no muri bya bindi byo kuvuga by'imyigaragambyo, nabyo bamwe baroshywa n'ibibazo kuko bihari. Ibibazo bihari bimeze nka tuvuge bijyanye n'ubukungu kwifata nabi. Icyo ni ikibazo mpuzamahanga. Byateye byose kuri ya gahunda cyangwa ya budget yiswe Financial Bill 2024. Sezera budget bafite abo ngo bayikuye kuko ntibayemeje ngo ntumbaze uko babaho. Ntagira undi urushaka kubimenya azambwira, ariko seriyeze numva bagira Financial Bill bari bateguye bayisubiyemo ngo passing yindi wenda ijyanye n'intuza, kuko Financial Bill bagombaga gutora ntiyatowe, yarahagaze. Ese leta ibahite idafite amafaranga ya budget, barisahurira gusa, barafata mu misoro bakamukusanya muzanye. Urumva haba harimo ikinyoma. So rero abantu barasara kubera ko Kenya ifite umwenda munini cyane. Bari basabwe na International Monetary Fund yuko bafite umwenda munini, umwenda utwara bagomba gufinansinga bakoze 25%. 25% na amafaranga ajya mu bwishyu bw'umwenda. None 25% akaba adashobora kuba yagira ate yafasha leta mu bikorwa byayo, bikaba ngombwa yuko leta yiguriza ndi
kugira ngo physical planning ishobore kugenda neza, ibijyanye n'amafaranga bigende neza, ibikorwa bigende neza, abantu bahembwe, ibiki byose. So noneho Ruto aravuga ati ibi bintu reka ahubwo twizirike umukanda tugerageze kureba ukuntu mwira twabugabanya, nibura mu myaka ngira ngo yumvaga mu myaka y'igihe cyazaba ari vice perezida azagira icyo yirata avuga ati nishyuye ya naye, none umusoro mwenda twarawugabanyije, kandi uwo mwenda wagiye uribwa n'ubundi kubera ruswa iri muri Afurika n'ahandi hantu hadafite stabilite hose ku isi, wagiye uri amafaranga bagiye bayarya ugasanga n'ibyo bayakozemo bimwe bitagaragara, ariko hari ibyo bakoze ngo bubaka imihanda, sinabaveba cyane sinzi ibyabo, ariko ikibazo cyo muri Afurika bakunda kurya amafaranga, n'ibyo bakoze ugasanga ayo bariye nayo ni menshi. So rero ibyo ngibyo bikaba biraho, ibyo rero bikaba byazanye umwiryane mu gihugu. Noneho kubitaho yuko wa muntu abajyaruno bari bavuga yuko bari batsinze, noneho bashoza imyigaragambyo. Abakikuyu nabo bakaba bacitsemo ibice kuko bakimara gutora ngo Kenyatta hari abantu bateye iwe mu rugo rwe, bigaragaza nko kumusuzugura no kumuca amazi. Ibyo rero bizana ikibazo cyo bakikuyu bamwe kumva yuko batishimiye ibyo ngibyo. Umugore witwa Martha Karua nawe ni umukikuyukazi, nawe yari ku ruhande rw'abajyaruhu rwo kwa Raila Odinga, ariko urumva yaratsinzwe n'umugabo, we n'umugabo baratsinzwe rutarabatsinda. Ubwo rero nawe aba ari aho aritsira, afite urwango yanga Ruto, ntayanga Ruto ariko yanga na opposition n'abandi bantu bose bayobozi bari muri kano karere ntabishimira. Ubu ngubu yagiye kuburanira witwa Kiza Besigye uwa Uganda, nawe bafatiye muri Kenya ngo aregwa ubugambanyi. Ibyo biraho, none ugasanga icyo ni ikibazo. None akantu gashya karimo muri bino bintu gatangiye kuba kabi, abaturage muri bino bihugu byose bya Afurika usanga bari anti-establishment. Icyo nacyo bishatse kuvuga, usanga bafitanye guhangana n'ubutegetsi batabushaka. Ibi ndabibona ahantu hose, baraburwanya. Muri iyo myigaragambyo usanga abantu benshi cyane cyane urubyiruko leta batazibonamo. Ibyo biri hose muri muri Afurika hafi ya hose. Wabonye byabereye muri Nigeria, ibera muri Mozambique urabyumva, byabereye numva muri nyirango byabereho no muri Gambia, birimo biragenda n'ahandi hose muri Kenya nuko, n'ahandi hose washyiraho ukavuga uti ubuyobozi baba bumva ikibazo gihari bafite, cyane cyane urubyiruko bariga bagaragaza ko bakabura akazi. Nanone ikibazo igihugu cyabo gifite ntibakizi, kandi gifite ibibazo nka bibiri bikomeye. Icya mbere tutakwirengagiza, hari politike mpuzamahanga ituma ibihugu bidatera imbere kandi bigahora mu myenda, biterwa n'uko badafite icyo bita balance of payments. Ni ukuvuga ngo ibyo batwara hanze ntabwo babona amafaranga angana n'ibyo bimporta cyangwa ibyo bagura, ibyo bahaha, ibihahwa biza mu gihugu n'ibyo bohereza ku isoko mpuzamahanga. Ntabwo amafaranga kenshi abangana. Barohereza iki se? Ko bohereza ubukawa, ibyayi n'ibiki byose bagiye babwirwa na bashebuja, uba bitagitize kera. Twebwe duhindura abahinzi, wenda twagira amahirwe twaba dufite umutungo kamere kandi nabo bakawisahurira, none ugasanga twebwe dusigayeho. Kandi twaba turangwa no kubyara cyane, n'abantu biga basohoka bava mu mashuri batangana n'ubushobozi bwa leta bwo guha abantu akazi. Ibyo birakomeye cyane. Usibye muri Tanzania niho bafite porogaramu yo kuba umuntu kugira ngo azijye muri universite nta mahirwe akomeye. Batwara abantu bake muri za universite. Batwara bake ariko bashoboye. Of course bashoboye, barabigisha neza cyane. Pastor n'umwaka rero ubwo no kuvuga ndangiza. Uzabona ndangiza ku byo bihugu usanga abantu nk'ubu usanga agitation yo kuvana ubutegetsi hose irahari urusaku. Noneho hajeho n'ikintu cya social media, abantu n'utaze epfo na ruguru ajya kuri leta gatuka, ajya kuri perezida gatuka, muri bimwe ngo ni za demokarasi.
bamwe bakishyiramo udukundi tumeze dutyo ugasanga ibyo bintu biratera ikibazo mu mitwe y'urubyiruko. No muri Kenya hari umwana ejo bafunze imyaka 22. Hari Kenya basigaye barabariga ibyaha byo bita ngo ni kidnappings, gufata abantu gushimuta bakabashimuta. Alright, bakabashimuta. None n'ikindi kintu muri Kenya bakora, ariko cyo ntabwo ari na leta igikora, ni ikintu cyo bita femicide. Barica abantu b'abagore cyane, uburyo nko mu kwezi ashobora gupfa nk'abagore bari muri za 100. Ukibaza impamvu ibyo babikora bikakuyobera. Ese leta niyo ibikora yaba ishaka iki ku bagore? Ahubwo ni rwa rubyiruko, ni ya society ipfuye, kandi nayo bitewe na social media zabo nizo zikora ibyo bintu. Ibintu babona, ibintu bareba, ibintu babona bakora mu Buhinde, ubu byageze no muri Afrika, byo kwica, gufata ku ngufu, kugira gute. Kandi cyane cyane yuko abantu benshi babona ibyo bareba kuri za social media bashaka kubikora a pratique. Ibyo ntibabirebe, bakashaka byose kubishyira kuri leta. Noneho leta abo ngabo bashimutwa kenshi ni babandi n'ubundi bashaka kuraniza leta, bakora ibintu by'imyigaragambyo, urubyiruko rubiyobora. Kandi iyo impamvu ntumvikana biriya bintu byo kwigaragambya abantu bagasenya ibikorwa remezo, bakiba abantu, nuko biriya bintu icya mbere birasenya, ariko nta nicyo binageraho, kuko nta leta ishobora kuvanwaho n'imyigaragambyo, kereka ibyo bakoze babifashijwemo ariko n'abanyaburayi, biriya byo mu Burayi mu Barabu, ibyo bita ngo ni Arab uprising. Biriya byakozwe na CIA n'abandi na Illuminati niyo yabikoze, ivanaho bari abayobozi. Ariko kugira ngo abantu bazahaguruke ari abaturage ngo bagiye kwigaragambya ngo leta iraguye, ibyo ntabwo bikunda. Cyakora bashobora guteza imivurungano. Na hariya ntabwo ari abaturage babivanyeho, ni program gusa bariya barabikoze, babikuraho ubwabo banyuze muri zo. Nayo zari nka kudeta z'abaturage. Ntabwo niba ko nose bakoze iki kiraho igitangaza. Usibye yuko icyo baturusha bo ni n'abantu bafite idini rimwe n'ubwoko bumwe, bashobora no guhuriza hamwe. Twe muri Afrika rero haza muri ikintu cy'amoko, usanga nicyo bareba. Waba ufite ubwoko bunini bukomeye ntibagire icyo bagutwara, waba uva muri minorite bakagutwara, ngo ugasanga ntibabyumvise. Kandi bakora ibintu bakubwira, bagasenya, bakagira hehe, bakajya ku radio, bakajya muri parlement, bakicara ngo mu ntebe, abandi bakarya ibyo kwa president, ibyo basaze muri za frigo bakarya, nk'ibyo nabonye muri Sri Lanka no mu bindi kindi gihugu, nihe nabonye muri Bangladesh. Biriya nabyo ni ibintu usanga bipfuye, ariko barimo barabikora. Muri Bangladesh byarashoboye, perezida avaho, no muri minisitiri w'intebe wa Bangladesh yavuyeho, no baramuhamagaza ngo azagaruke ngo aregwe, ngo agire ibibazo, imanza bamurega. Hanyuma no muri Sri Lanka nabo nuko yaragiye. Ariko ubwo ni uburyo bwiza bwo kuba umuntu yakuraho umuntu badafite n'uwo biteguye gushyiraho. Kuba Perezida William Ruto yashyirwa kuba perezida muri baperezida 5 baranzwe na ruswa nyinshi mu mwaka ushize 2024, haraho bihuriye no kuba imyigaragambyo yongeye kubura, cyangwa abatoye cyangwa bemeje ko yari ruswa niyo bagize uruhare mu kwigaragambya ko rubyiruko. Nazo ngo yabaye wa kabiri. Ni na perezida babiri muri Afrika, harimo Tinubu wo mu Nigeria na William Ruto wa Kenya. None se ni bande bakora icyo cyegeranyo? Abakora iki cyegeranyo ni ikigo cyitwa ngo Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kibarizwa he? Cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho icyo shaka kubwira, all those agencies, bari abantu bakora biriya bintu, abo ngabo bakora ibyo byegeranyo, aho baturuka hose ntabwo dushobora kwizera credibility yabo. Ubwo simvugira Ruto kuba ari corrupt, abanyafrika bose, abayobozi b'Afrika hafi ya bose ni bake cyane uzasanga batarya batigwizaho amafaranga, cyane cyane ari mu buryo bwo kugira ngo bakomere muri politike. Ibyo ngibyo muri Afrika kugira ngo uzavuge ngo umuyobozi wa Afrika, nabonye umugabo wajyaga
uwo bita ngo ni Emo Ibrahim wajya gutanga ngo buri mwaka ngo miliyoni 5 ngo z'amadolari ngo aho umuntu utarariye ruswa. Ubu ngubu amasigaye ngo zarabuza abazirya kuko bose habuze utariye ruswa nutarabangamiye demokarasi. Usibye ko nawe yakoraga ibintu byo gushaka kwigaragaza, ariko wowe wajya ubona amafaranga miliyoni 5 zutanga buri mwaka nk'igihembo yari yashyizeho kandi we nk'umuntu. Ariko ibyo kandi kubijyamo wenda yarayafite simbizi, ariko impamvu atakibikora simbizi, ngira ngo yabuze uwo yahuye akwiriye. So rero kikaba ari ikibazo nacyo ku rundi ruhande. Ariko yewe abantu bakoze ibyo bintu erega ujye umenya yuko ibintu byose bikorwa muri iyi si ibyinshi muri byo ari ibintu bishamikiye n'ubundi kuri za Illuminati n'imirimo yayo. Ugasanga kugira ngo bakomeze bazane umwiryane mu banyafrika cyangwa mu bantu bashaka kuzanamo akaduruvayo, bagakomeza gutangaza ibyo. None ugasanga aho bakora ubwo bushakashatsi ntuhazi ayo mafaranga y'urya sinzi nabo wari ugenda ukayabamurikira kugira ngo barebe ayo wari yuko angana, bahereho bahuza ibyo bipimo byabo. Simbizi kuko uhize not corrupt. Undi nkuko bashobora kuba bafata nka Saddam bakamuhana bakamwica cyangwa bagafata n'undi mutegetsi ngo yagize, ariko bagera kuri Bush wakabaye nawe ubu bafunze cyangwa ryozwa ibyo we na se bishe, ugasanga uwo nguwo uri umwiri. No, ntabwo ari byo. Ntaho bihuriye kuba wenda iki kigo gikora ubushakashatsi, birumva nabyo nanone babaza abene gihugu, babaza abantu bari muri icyo gihugu nyine. Ntaho byaba bihuriye nuko wenda Perezida William Ruto yisanze kuri iyi liste kwa kuri uru rutonde akaza mu ba mbere, ariko wenda afite urwango n'abantu benshi mu gihugu cye. Ariko se wabwira umuntu utari wamara imyaka 2 ari perezida w'igihugu, n'igihugu ari mu ntambara, ari mu byago, kugira ngo baze bamuvugeho ngo niwe wari amafaranga. Usibye ko akina vice president sinzi ibyo amafaranga nigeze kuva bamuvuga ngo yaba yarariye sati. Kuki se leta iriho ya Kenyatta ko ari we wari president akomeye ko yatigezamo amugenzura, yayaryaga yakuye he? Ibyo nibyo ngiye nshaka kubaza. None se ubugiye maze muri iyi ntambara arasahura ku buryo ariya abandi bose akamara arabaruse bose babaye ba perezida cye kuva imbere na mbere hose akaba barusha amafaranga yo bibujura. Ngiye icyo nshaka kuvuga, ndashaka kwereka abantu bazakurikira kino kiganiro, barakina mu bikomeye. Dufite abanzi benshi cyane, nabo bayobozi dufite ntabwo ari shyashya, icyo ndacyemera. Ariko n'abandi ba campaigning inyuma nabo barongera icyago mu kindi. Noneho n'ibihugu kuko ubukungu bw'ibihugu bigenda bugwa, nawe wundi babisaba nawe ntaho yabikora, ntafite ubushobozi. Noneho njya gusaba ugasanga bizanye noneho akaduruvayo bikarangira igihugu gisenyutse. Kuko igihugu cyasenyutse biragatsindwa, ntabwo kukigaruraho bikunda, kuko gisenyuka mu buhe buryo? Yuko abaturage bagumutse bikaba igihugu cyasenyuka, amaraso akameneka. Muri Mozambique navuze nuva ngo hamaze gupfa abantu 263, aho barapfira iki? Ayo n'abantu none bareba ibintu umutungo w'ibintu bimaze kwangirika, ukibaza abo ngabo ibyo ngibyo birarindimuka, ninde uzabigaruraho? Ese bwo nawe undi babwira bati vayo nyakubahwa uri Venancio Mondlane, bakaba bati ngwino noneho twemeye vayo utegeke, azahera he? Igihugu cyamaze kugwa mu manga, aziruka nkajya gusaba babandi bamwoshaga ngo ni buduhinguzanyo. Babandi bitona abashoramari bo bazanye bambuye ibintu, barutingiye ibintu, babe badafite aho bahera, basabe leta kugira ngo ibishyure. Kuko sinzi ko na insurance izabishyura. Insurance ntabwo izatanga amafaranga mu bintu biriya bya keyose, kuko nta amafaranga uzagwa, nta amafaranga azayakura. Ya Pastor, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuvugizi wa M23 mu bya politike bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko uriya mutwe uri kurwana n'abasirikare 22,000 muri territoire ya Rubero. Abo nabiyongere ko bari basanzwe barwana na M23. Hariho na FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, SADC n'indi mitwe ifasha ziriya ngabo kurwanya M23.
uku kwiyongera kw'ingabo uku kwiyongera kw'izi ngabo 2022 ntabwo buri buze gusubiza inyuma M23 mu duce yagiye ifata muri iriya teritwari ya Rubero kubera ubwinshi se cyangwa kubera ubwinshi biyongeye imbaraga bakoze reinforcement ibi gisirikare byo nta byashoboka ntabwo nabihakana cyashoboka ko gese sindi hariya sinzi uko bimeze ariko ntabwo harwana biriya byo batekereza ubwinshi ubu harabona tekinoloji biriya ntambara bafite intwaro bafite bakoresha ntabwo nibwira ko biriya byazikanga ariko byanashoboka ariko ngiye nkatekereza ngo bashobora kuba na benshi ariko ntibashobore kugira bate ntibashobore gutera kandi iriya ntambara ngewe narakubwiye kandi nabwo ndacyabivuga abayitegura bayirimo ntibashaka yuko irangira inyungu zabo barashaka yuko Kongo igwa mu mage ikagira ibibazo abantu bagashira noneho n'umutungo wayo kamere ugasahurwa kubera yuko ubu ngubu njya mbivuga kenshi kamaze nongere mbisubiremo Kongo ni kimwe mu bihugu bike cyane ku isi biri mu nzira y'amajyambere bidashobora kuba byakenera imfashanyo bidashobora kuba byafatirwa embargo kuko wabifatira wese niwe waba ahomba Kongo ifite ubutaka ifite abantu batuye ifite ibintu byose abantu babuze icyo barya abantu babaho bicana babaho bameze kuriya ariko bakabaho muri ubwo buryo urumva neza hari umuntu wambwiye ngo iyo utwaye umuntu kuri polisi umara kugerayo amara kujya kumurega bagahise batelefona wundi wo wareze bati runaka avuye ngaho kurega twari tuje kugufata ariko reba ukuntu wakwigenza reba uko bigenza uve mu kibazo urumva system imeze ibintu byararangiye none abantu bari aho ntabwo bahembwa bahari barimo bavumvikana ababyeyi bakigisha bafite uko babigisha mbese igihugu ntikibaho na mbere yuko intambara iba none icyo gihugu rero ntabwo gifatira amara ko bafite uko wowe warabona igihugu abantu bakoresha currency y'amadolari mu mihanda ukajya muri Kongo ngo amadolari abandi barayashakisha muri za national coffers mu mabanki ya leta muri treasury nta yarimo noneho bo barayafite mu streets kandi ntawe uyamusaba aragenda yafashe mu ntoki yagura ibintu so rero ni ukuvuga ngo Kongo ni igihugu kimaze icyo rero kugira ngo bagikore kuriya kugira ngo ko bafite n'ubwoba ni ukubanza bakagishigisha ejo hatazajyaho umuntu uvuga ati no kuko muri Kongo cyose ukoze kudeta nabyo kandi ntibikunda Kongo ntabwo bakora kudeta ngo bikunde kuko bari abasirikare bifite abakwigira ukabaha amafaranga ukabagaburira uri perezida nta kindi babashakamo no kwirira bagukorera kudeta se bate icyo bakora ni ukutangiriza inyeshyamba Mobutu ntabwo baba baramukuyeho ngo bikunde binyuze muri kudeta byagomba kugira muri assassination ngo bamugezeho bakamwica kandi nawe wenda yari yaramaze kwihambira yaramaze kwikorera gahunda kumugeraho bitoroshye cyangwa kumupangira muri ba buryo bwa ziriya ntambara za kinyeshyamba yes niyo muventwa rero mu minsi ishize izo nyashyamba ndakuvuga to nze kundangiza none izo nyeshyamba ikibabaje zamara gukora kudeta zamara kuvanaho intuza nayo ntizishobore gutekana kubera iki kuko bariya icyo bashaka ntawe ukizi icyo bashaka ngo bazagere ku muntu wenda bahamagaza inoni ngo akagenda birukanka inyuma ibyo rero bikaba byazana ibibazo so rero M23 yo kugeza ubu icyo mbona ngewe numva irwanira cy'ukuri intambara barimo aba M23 niba navugaga icyo mbona gusa kimwe nuko biriya bavuga yuko igihugu cya wenda nta n'ikindi gihe mbona bavuga ntibavuga yuko igihugu kiri mu ruswa ntibavuga iriya mitwe y'iterabwoba usanga bavuga ikintu gikomeye nawe utashobora kwivanamo bavuga yuko bahezwa abantu babo bishwe bakaba barahungiye hanze bahigwa kwicwa kandi nawe rero ukareba nibyo none se abahema barabica wajya pfa mu banyamurenge babamaze kandi abanyamurenge icyo bashaka nta mahoro nta n'icyo bashaka nta n'ubwo bashaka kurwana leta no mu gisirikare bari barimo bariya bose ba masunzu abitwa ba ntuza
ba Michel warepfiriye abo ba Gasita bose barahari n'abajenerali ba Kabundi. Icyo bashaka bo ni amahoro, ariko ugasanga kuki se batabemera ngo babahe amahoro. Nuko umwanzi w'abanyekongo ushaka kugira ngo igihugu gipfe nabi, we anyura mu nzego zose akifasha abanyapolitike n'abandi bantu navuye ko ari bo bari nakubwiraga badafite imyumvire, bakumva yuko biriya babikora aribwo bazabona intebe. Nta nubwo igihugu ko gisenyuka ntabwo bazi ibyo ari byo. Buri usanga barabuze amazu mu Burayi no hirya no hino. Katuvuge ko M23 wenda katuyirekeyo, bayishinja byinshi, katuyireke. Barapfiki n'abanyamurenge barabahora iki? Baricira icy'abahema. Bakarya inka z'abantu bakagira bate? Bo bananiwe kororeza igihugu kingana kure, babuze aho bagenda bakorora n'aho bashaka n'inka, cyangwa bakajya guhiga inyamaswa niba ari byo ari abahigi. Icyo rero cyatumye umuntu wese ushaka kugira ngo yumve ikibazo cya Kongo kimunanira kumva. Cyose ibintu biragana he. Kandi ntibazi yuko ziriya amabombe bagura, biriya imodoka bagura birasa za BM, byaki byose buriya abasirikare bagaburira bangana kuriya, intwaro kubambika ntabwo ari amafaranga bafite, ni amafaranga biguza mu bigega ntangamyenda. Kandi ibyo barabagurisha amafaranga bakabashyiramo na za interest nyinshi, kuko ari kugura gatunambwene barangiza igihugu kikajya muri iyo myenda, kandi kigomba kuzayishyura uko byagenda. Kandi ntabwo ntirangiye, ushobora kumara n'imyaka nka 10 igihugu kikazapfa ntacyo noneho n'aba mutungo bakabusahura, bakabana n'ababatsekeri bagira bakanigenda bakagibura ko nk'abagaragu babo, hakaza abandi, igihugu kimeze kuriya kikomeza gutindihara. Noneho abonye yuko barimo bakora gari ya moshi iva Katanga kugira ngo yikorere basahure biriya biro za cobalt, za umuringa, za ntuza za koruta, cyane cyane ko Kongo uzi yuko ifite 90% ya koruta y'isi yose. Kandi koruta barayikeneye kugira ngo bakoremo amatelefone, bakoremo ibindi bintu byabafasha mu ikoranabuhanga. Ibyo rero birakeneye, kandi ntabwo bashaka kugira ngo bibahende, barashaka kugira ngo babitware babibone bugufi kandi babibonere ubuntu. Niyo mpamvu bagiye gukora gari ya moshi iva hariya, urumva iyo ni intuza, kandi ngo bazabishyira kuri leta, ni umwenda wa leta, bavuga barayifacilita kandi bashaka kugira ngo bayisahure. Ikindi cya kabiri, mwumvise ko Tshisekedi yagiye kurega Apple rwa ruganda rwazo ya telefone, arorega ngo ruratwara minerals cyangwa amabuye y'agaciro, mbese biriya byo bacukura bakoramo za ntuzo za telefone, ngo babivanye ngo ahinyeshyamba ngo zafashe. Bene nk'uwo muntu ujya muri ibyo bintu arabarega se ngo bigende bite? Ntabwo byakunda. Reka twigarukire ku ntambara iri guhuza FRDC ndetse FRDC n'abafatanyabikorwa bayo na M23. Mu minsi ishize niho umuvugizi wabo mu bya gisirikare ndetse n'uwa politike yaba Colonel Wiringoma ndetse na Bertrand Bisimon, ko twari tumaze kumuvugarukaho, batangaje ko M23 noneho igiye gukubita umwanzi imuhereye aho ahera batera. Batangaza ko bagiye gutera ikibuga cya Kavumu kiri Bukavu ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma. Ntabwo noneho bya bindi twahoraga tuvuga ngo M23 gufata Goma biragoye, gufata iki biragoye, cyaba ari cyo gihe cyo kubishyira mu bikorwa amaze gufata ikibuga cy'indege. Mwazo cyo gufata ikibuga cy'indege abikora itangazo. There's no need for that. Avuze ko agiye kurasaho indege zibarasa zituruka. Indege zirazimwe zirava Kisangani kilometero 100 ngahe kuva aho bari. None se ibyo duswazo za Butembo na cyane ntonzanira Beni, ahubwo indege ho zahagara zaza zikabarasa. Indege se ahubwo indege kuva nk'iriya niwe bifasha igenda urugendo rurerure uko ziba zihuta cyane. Ahubwo bazazirasa, icyo nemera bafite ubushobozi bwo kuzirasa. Ikibuga cya Kavumu ndetse na Goma n'indege zihagurukira, bazi kuyigoma bazijyana Kavumu Bukavu. Erega buriya Goma iyo banayifata nta nubwo biba byarabaye kuri, n'ubu yaba ari tageti yabo, ariko ntabwo bashebuje asize ko babyemera, kandi se babifata kandi intambara irangire. Erega intambara ntabwo indege zitsinda intambara, ahantu haza supplies zikagwa
abasirikare bakahururukira ibikoresho ibyo kurya n'ibiki byose amafaranga bishyura abaza umujyi ukomeye nk'uriya niho kibazo naho ibyo kuvuga ngo indege iravira ibonake zibarase ntabwo indege idafite infantry ntabwo ishobora kurwana urugamba ngo rutsinde. ubona gufata Goma kwa M23 kutaba kubashyize mu byago nk'ibyo bagiyemo mu mwaka wa 2013. Nicyo kibazo rero cyo none se irega ibyo ngibyo bose nibyo ubundi nibyo bene nk'ibyo nibyo wevaruwa nibyo variwinga mu ntambara ukabyiga ibisubizo byabyo. None se uvuze ngo ntabwo nzafata Goma kandi niho unyica turuka none se biba bizarangira ryari? Wowe wumva icyo bita kurangiza intambara kuri wowe kizaba iki? Ukuvuga ngo M23 hari amakosa yigiye mu ntambara yaherukaga kwisakiranya na FARDC mu myaka yashize mbere uko yongera ko buri ntwaro. Hari amasomo yigiyemo. Yewe ntabwo navuga yuko ngo hari ibyo amasomo yigiyemo kuko n'ubundi ninde wayoganije se kongera kwisubira ubushyashya akayiha ubushobozi. Niyo yiyorganije kuko ibyo bari bayemereye bitari byagezwa ahubwo batangira no kubatera aho bari bari. Ibyo byose bizi gusa jewe icyo ntekereza mu myaka 10 abantu bamaze bicaye bakagira bate bagahagurutswa se buri uzi yuko buri Kongo ari ifite amahoro byari byarangiye igihe cy'abantaganda igihe cy'abankunda cy'abari ntibyari byarangiye se ahubwo hariho n'imishyikirano yo gushaka gushyiraho leta y'ubumwe hagati ya CNDP na Kabila bashatse n'abahuza n'iki ukuntu byahushye se bamenya ari ibiki. Hari ibintu bya Satani akorera mu isi utashobora kumenya. Ibi ngiye witwa Ntaganda bamuhoye. Ntaganda ntiyari byarangiye uriya mugore wa Clinton akaba ari uvuga ngo Kabila ntabwo tujya kukwemera yari yatsinze ubwo yatsindaga bwa kabiri. Iyi manda ugiyemo ntabwo ushobora kuri organizinga kiretse ibyo ni ikintu nisome n'icyegeranyo nisomeye ubwanjye. Ufashe gahunda Ntaganda kubera yuko aregwa erega bagenda bakora utuntu bakadupfundikanya ngo yashize abana mu gisirikare aho yari ari muri Ituri ari kumwe n'utwa Toma Rubanga. Urumva neza none ngo agomba kubanza kujya kuregwa ngo baramushake irahi kabazubura dusuzubura kabisa gose ibuse byo bakoze nturako byase ari n'umuntu so byo bivuga igihugu nticyasenyutse kubera ibyo ngibyo ngo abana ubu baraza bakica abana base na banyina bagomba kabaca n'imitwe noneho bandi bakaba ubu ntabwo ari urubanza ariko urubanza ni rwa ruriya yakoze ubu twatoma Rubanga baragiye banamufunga banamurekuye yaragarutse baraho numva ngo ashaka kwiyamamaza ari ibintu biraho nabo ntibajya bahurwa. Tugaruke kuri M23 ndetse n'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma urimo activité nyinshi z'international twahereye kuri icyo kibuga cy'indege naho hagwa indege cyane cyane z'umuryango w'abibumbye ugize gushyigikira uramutwe w'umuryango w'ingabo z'umuryango w'abibumbye wa MONUSCO uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uherutse no kongerwa manda y'umwaka umwe kugira ngo ukomeze ubungabunge amahoro mu kariya gace ko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. M23 ifashe Goma byabangamira iki kuri relation internationale Goma biramutse igiye mu maboko ya M23? No kuvuga ngo activité zakomeza zigakora cyangwa zahagarara cyazuza gukora niki ikibuga ntigihari bari yabashyira administration ishya bagakomeza bagakora ahubwo uvuga uti bari kiriya kinyuma bashyizeho ngo kirabungabunga umutekano seze n'abari kubyemera yuko babungabunga umutekano bari yabawe ikibazo cyo bakurura niki nuko noneho aho bahagaze baze yabo yabifashwe noneho bakaba bari mu butware bwa rebose bw'inyeshyamba kandi ibyo bikaba byazana isura mbi ku muryango mpuzamahanga bavuga ko bagiye kubuza amahoro none inyeshyamba zifashe ikicaro cyaho ziri noneho ahubwo byabivuze yuko umuryango mpuzamahanga ugomba kugirana imyumvikanire ntabwo wagenda ahubwo wagira imyumvikanire mishya n'aba ngaba bafashe leta bafashe kiriya gice bigatanga sura kirero byabivuze yabita M23 wa kuvuga yuko Loni yatangira kukemango yuko abaruberi bafasha ahantu rebels cyangwa inyeshyamba zifasha ahantu zikabagiye amaboko yabo kandi bahari bareba ntacyo bafasha abaturage n'ubu ntacyo bafasha
baba bahombye. Icyo gihombo ni icya mbere. Icya kabiri gikomeye cyane, utarampa icya kabiri kuri icyo gisubizo umpaye cy'igihombo cyaba kiri ku muryango w'abibumbye, ntibyaba biboneka ko ntabwo byatuma noneho umuryango w'abibumbye witwa ko uri gukorana n'inyeshyamba aho gukorana na leta? kandi aribyo nkubwira nti imegi yabo ntabwo bafite uko babisobanura. Bahubwo icyo bakora icyakabaye cyiza nuko bagenda nk'uko babigenje hano mu Rwanda. Mu Rwanda barabanze baragenda basiga batanga umwitangirizwa, abantu barabica, barangije bagaruka birukanka. Habanje kuza Abafaransa baza bya turukwazi, mu kanya gato bati ntamwe Abafaransa kuko mutari mutumvikana neza na leta, kandi ibyo mwashakaga murabikoze, mucikishije abantu mwashakaga n'intwaro, ubona ko bwira uko babumvikana mu ibanga. None nimuveho Lonizi. Loni yaraniwe, abantu bashira iraje, busize gukora iki? Polisi yo muri filime n'ubundi ibintu byarangiye. None se ubwo urumva ari ibiki? Kuko abantu batajya bumva ibintu nk'ibyo. Loni ni baringa rero. Loni ntabwo ari baringa, ahubwo ni igikoresho cya biriya bihugu Bibiliya yita, rega ntimujya musoma Bibiliya. Bibiliya hari icyo yita abami 10 bategeka isi. Dore uko Bibiliya ivuga. Ibyahishuwe 17. Ntimujya musomerwa Bibiliya muba mushaka kumva amakuru yo mu tubari. Ariko nawe ari meza. Kuri wowe ni beza. Umva rero icyo bavuga ngo ya mahembe, ngo ni 10 byahishuwe 17 umurongo wa 12. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na ya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Kandi abo baranzwe n'ibi bikurikira: icya mbere, bahuje inama, bahaye ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo, kandi ntabwo bazagarukiraho, ahubwo bazarwanya n'umwana w'intama. Ngo ariko gishimishije, umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Ibyo rero nibyo dushaka kubumva yuko aribyo bisohora. Abami 10 bategeka isi. Hari ibihugu bitegeka isi ni ubu ngubu byayigaruriye. Ibyo bihugu nibyo Loni nihagazeho. Nose ntabwo wari wumva yuko Loni hari ibihugu byicaraho 5 bifite ijambo ntanyeganyezwa, bifata za veto, ari bishinzwe akanama ku isi. Kariya kanama ku isi nubwo gafite imbaraga ku isi yose. Hakabaho n'ibindi 5 bikomeye mu mafaranga, kandi bifasha kurwana izindi ntambara zo mu buryo buri social na economic. Ibyo Loni ubundi nta kimaze, ntabwo Loni yafatira Amerika ibihano cyangwa Uburusiya, usibye gusa ibintu byo kwirarira. Nubwo yaba ari Israel nkiriya ntabwo bayibifatira, ntabwo byakunda. Ariko muri Afurika no bindi bihugu byo barabikora. Aho ukuntu bari barabwiye ngo sizo ko nushe basetsa ngo bazafata Putin. Putin se bamufata ute? Ukamushyira he soka mubikaye? Ese ni ikihe gihugu cyaba kimufasha? Icyo gihugu se ntiyagihanagura ku isi. Abantu bakagira noneho nawe ko ari wari muri uwo mupango, ntiyivumba agatangira ngo bavuge ngo ntagira umfata rebe. N'abakindura nk'umuntu nawe wafatwa. Bamufata se bate? Byari bajyaga bafata perezida Uhuru Kenyatta amaze kuba perezida akagera he, bakajya kumuhagarara nk'abahagarika umwana w'ishuri ngo baramubaza ngo byabaye. Cyangwa kudafata Goma kwa M23 nuko byatuma bajya mu mushyikirano na Loni, kandi Loni sinkeka ko M23 yamutse ifashe Goma, Loni yaguma hariya. MONUSCO yaguma hariya. Yajya heze. Yabiri kwakora iki se ubundi? Ubu se nta hose igigere igafata. Nyine impamvu yabiri iri muri Kongo ni ukugarura amahoro, kandi amahoro yaba hari. Yabiki yakora iki? Nibyo nkubwira, nabikubwiye kare. Nabwo ndi ubwacyo hari ko cyasubiza inyuma ya sura yayo. Noneho ariko bindabaye nta soni byaba biteje birahikomeye. Kubera iki? Kuko yo yatangira kumvikana bari yabaje, igatangira kubabwira yuko batagomba guhungabanya abaturage, ko nicyo bihagarariye. Ikajya abaturage bari no kureba yuko inyeshyamba n'abazije sari busagara abaturage, byo babitwaza no kureba bari mu makambi yuko bagira amahoro. Ariko bose yo babashizwe n'ubundi, ahubwo ubundi buri cyo bashizwe no kwandika umubare w'abapfuye, abafashwe ku ngufu, kuko ari amaraporo y'abapfuye nicyo kintu kiraka bafite, kugira ngo bigaragaze barahubwira ibintu by'nyakuri biriho. Ubundi kwandika abapfuye umubare wabo,
ukayohereza ruguru iriya muri Loni ariko wowe ukirinda gupfa ntabwo ushobora kurwana, ntabwo wemerewe kurwana. N'abo bantu bavuga b'abaturage banyagwa ba FDLR n'abandi banyeshyamba bo bica, nta muntu ugira ngo akurikirane ngo ajye kureba ibyabaye, batanga raporo gusa. None se ubwo baba bakijeho iki? Ubu rero M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye kurwana muri sheferi ya Bashari begera centre ya Masisi. Nka kari agace intambara ntiyari yarashize, bivuze ngo FARDC niyo yagarutse gutera M23. Hari abantu ntabwo bakontororwaga na M23. Uri kiriya cyicaro aho bita Katare iriya ruguru mu cyicaro cya Masisi ntabwo M23 yigeze hagera. Ahubwo iragenda ihasatira ubu ngubu uriko numva sinzi ihafashe nyine yabimaze icyicaro cya district, icyicaro cya bayita bate buriya bayita kare territoire ya Masisi baba bafashe icyicaro cyayo ntabwo ugize bagifata. Nibyo nibwira naho ubundi kiriya kintu niba bashaka kugira ngo imbaraga yo tuyisabe badohore hagira igikorwa ahita bajya mu mishyikirano cyangwa abandi bafate niba bashobora kuba bafatana Goma n'abaturage bari muri Goma bicwa n'inzara bashobore kuruhuka, n'abicwa n'amasasu, abasindirwa, abafatwa ku ngufu, abagerwa nabi, bameze nabi ntabwo abaturage bameze. Ibyo kurya ni ikibazo gikomeye cyane. Se Pastor uravuga iki ko kukuba M23 yabiri gushuka FARDC iyereka ko yagiye kurwanira muri Rubero ariko ishaka Masisi? Ese Masisi hafashe ahubwo kandi icyo twari tumaze kuvuga ko itarafatana n'ubu ariho bari kurwanira. Nese Rubero nta ngabo za M23 zihari. Zirahari nyine, icyo ndi kuvuga ishobora kuyishuka ngo ntigiye kurwanira bikamara n'iminsi yari hatavugwa pe, nta n'isasu rivuga. Bo bakibeshya ko bagiye gutanga umusada hariya bagashiduka babafatanye Masisi. Nese Masisi ntibayifashe aho ngo gusa ni icyicaro cya district gusa nta kindi. Izo ni military tactics ntabwo ntabwo navuga ngo ndavuga ngo nibyo cyangwa sibyo. Birashoboka byashoboka nabyo ariko nibiro ko atari byo, kuko hariya hari Kongo hafite abasirikare kuvana za warikare hari abahari bahagije, hafite abasirikare bari za Bukavu n'abari hano urabona hano za okay, ariko abana bari hano hakurya aho bita za Mbambo kuri hafi na Goma bo ntibashobora kwambuka ngo bagiriye barinze umujyi, ariko iriya bafite abasirikare bavira ruguru abaturuka epfo hasi za hiriya za umanuka kujya mu majyepfo hari umujyi uhari za Minova, abazamuka bakikira hafi iryo shyamba, n'abandi baturuka hirya iyo n'abandi bariyo mu mashyamba n'abarundi n'iki byose biriyo, noneho rero n'abandi bamanuka bava ruguru iyo ngiyo. Ngiye nkaba nibwira yuko icyo cyatari cyo kibazo, kuko ikibazo kikaba iki aho intambara iri hose, aho intambara iri hose ifite imbaraga bahashyize concentration y'abasirikare bahari barinda bashobora kurinda aho hantu. Nk'abo ngo bahanganye na M23 ntabwo ushobora kujya Katare hariya cyangwa aho ngaho ku cyicaro twavuga cya Masisi, ntabwo kuhagenda gusa nta muntu uhari. Hari resistance, hari imbaraga zikomeye bakaye barahafashe kera, ariko hari imbaraga zikomeye zihari. Yego, reka twambuke twigire i Burundi. Perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yiganyiniye ibyo u Rwanda rwakoze rushyiraho Agaciro Development Fund. Nawe yavuze ko rwose atagikeneye inkunga z'amahanga kuko igihe yaziboneye ntacyo Burundi bwateyeho imbere, ahubwo ni mukore twigire. Izi mfashanyo ntacyo zitumariye. Yaba ari mukuri cyangwa ari kwibeshya? Ari mukuri, ari mukuri rwose, ahubwo bamufatiye ngo za ambago baramufatira iziki n'iziki se niyo program y'abari abantu uko bagenza ibihugu byose kugira ngo bakomeze kubiteza umutekano muke, cyane cyane iyo beretse yuko wowe ushobora kubaho ntacyo bifashije. Icyo ni ikibazo, ubutanze urugero rubi hehe mu bindi bihugu ushobora kubaho ntacyo rwose
none se si byo bahuye Magufuli na Nkurunziza kuri ibyo kibazo cya ntuza cyo garagaza yuko biriya bintu batabyumva batabyitayeho yari muri ruriya nawe aravuga ati nimuhinge mushake ibyo kurya tubeho nawe nicyo mwongere produits zigurishwa hanze buri faranga ry'igihugu cyacu rigira agaciro none se hanze ahubwo bari ibyo icyambere bashatse kugukomanyiriza ibyo ugurisha hasi none se nugurisha icyayi n'ikawa hari ibindi Burundi baba bafite ariko bashobora no kugurisha ibindi rega niko twashyize mu mutwe ko atari icyayi atari n'ikawa nta kindi twashora hanze cyangwa nta kindi twacuruza mbanza wumve hari ibintu biba bizwi baraguteguriye uzi utwara ku isoko mpuzamahanga nk'icyayi n'ikawa niko baduteganyirije ibindi bihorere i Burundi ngo bahinga n'ipamba noneho ibindi bijya hanze ni ibi ubukerarugendo ntabwo ushobora kubukora hariya bavuga ati ntibujye hariya umutekano muke uburyo gufasirita abantu ntabyo ugasanga ya mafaranga ava mu bukerarugendo ntahari murayahombye aha noneho mbwira ikindi kintu abantu bakora cyatuma amafaranga aboneka nibahinga imiteja imiteja niyo kurya ariko none se ntibazayishora ahandi bakayirya mu Rwanda ko tuyigurisha ntabwo igenda ariko mwe kujya muteza buri kiro itoni y'imiteja iva amafaranga abahinzi baba barunguka buriya ni nk'umuntu bw'inyongera ni nk'umuntu mugenda mukora nk'uko ushobora kuvuga nk'indabyo urusenda ukagenda ukora wongera kuri ariko ntacyo burya ngo nta usoza urugendo atarutangiye nabo niba ari rwo rugendo batangiye bazagera kuri byinshi kandi byiza biriya byo yatangiye yagiye kuvuga ni byiza uruhande rumwe ariko hari umunyarwanda Yesu umwana we ngo yaberura bariya bantu ntabwo bashaka kuberura ngo ubihenureho bagaragaze yuko kuko bafite ubushobozi bwo gukomeza kugufinya ni babi ni babi ni ukuvuga bo icyo we yakora kandi ni umugabo kuri urwo ruhande rwose agomba kureba baba bamurakaje wese urakora iki urashaka gukora kiriya urashaka gukora kiriya bakakubuza mu mashini no mu mudiho baba bashaka kugira ngo ntukore iki ubwo nyine reka turebe icyo bizatanga pasiteri reka dusoze dushimire abari badukurikiye icyo navuga mbere y'uko dushima icyo nsaba abayobozi bacu bo muri Afurika nibarebe realite twe kubashima gusa mu bintu bimwe kandi ibindi babangame urugero nta mpamvu yo kohereza abasirikare muri Kongo bavuye mu Burundi bagiye kwica abaturage bavuga ko birwanaho nk'abo ngabo bari i Burundi hari abasirikare b'Abarundi bakoze ikintu cyiza bafata abanyamurenge barabarinda aho bahunze ukumva ko bahaye security none ejo bundi abanyamurenge baraje bicara imbere y'Abarundi babareba ufite abagabo barabahambira bakora ibiki baruboze ngo abaturage babakoraho ibintu rero nkavuga mbere yo kugira icyo mbwira yego abanyafurika ngira ngo tuve mu bujiji bwo kurebera ibintu nk'abana icyo kibazo bakige Burundi bufite umwanzi muri Kongo uzwi uwo ninde ni Red Tabara nibakurikirana Red Tabara bajye kumushaka none numara kumushaka bakanamubona ni amahirwe bazaba bafite ko Kongo yabahaye inzira bagenda bashaka Red Tabara ariko none bajya gufasha Red Tabara bakajya gufasha leta ya Kongo ngo irwanye M23 n'urugero none se Red Tabara rero ntiyaba wayifasha we ngo irwanye Abarundi ntitwahora muri uwo mukino byahora ari ibintu bidafite iherezo kandi bidafite ishingiro nyaryo rigaragara usibye gusa abantu kuboshya nk'abana bagakora ibintu kuvuga ngo dufunze umupaka nk'abiriya ngo by'abantu bahungiye mu Rwanda ngo nibabazane burasiyo bahungira mu Bubiligi baba baraciye umubano n'Ububiligi we never know ashobora kubikora wenda nawe amenye timutaho duhari rwose wapi none se bahungiye muri Amerika nayo bacu umubano nayo twebwe u Rwanda duca umubano n'Ubufaransa byari byagenze biti siko wafashe Roza Kabuye kira nacyo ni ikindi kibazo cyihariye kuko cyagaragara yuko wenda uriya bamufashe yaragendaga ari mu nzira baramufata birabyo bakoze kako natwe twumvaga ko bari kuturenganya sibyo
abahe abanyarwanda twe twamagana ubufaransa duca umubano wabo n'ubufaransa ntabwo twumvaga se ko bari kuturenganya ariko ibintu biratandukanye banza wumve jye simvugira ibya leta sinshaka kubijyamo bariya abantu barahunze bahunga bavuga yuko bari mbese bo ubwabo ikibazo cyabo ni ikibazo kivuga ngo turahunze duhunze ikibazo mu gihugu cya politiki. Icyo gihe rero ibintu bibaho ubusanzwe abo bantu bashyikirizwa umuryango mpuzamahanga wari ubakurikirana. Ntabwo aho bahungiye mu gihugu yaba ariko byari bimeze yaba ariko biri nta bantu bakaye bagihunga. Wahunga igihugu bakakugarura mu hahandi huvuye. Kandi uhunze ibyo vuba ni ikibazo bya politiki. Cyane ni ikibazo cy'ubutumvikana bwari mu gisirikare cyo byari bigi bashaka gukora kudeta. Kuko nubundi yari leta yabo baniyombare na nkuru nziza bari baravuye mu ishyamba bose ari bamwe. Bagira bati hagira umwiryane nonese twebwe nta bantu bavuye mu Rwanda bagiye hanze. Nonese ibi bihugu aho bari ducana umbano nabyo abari muri Afrika y'Epfo twe kongera kujya bari mu Bubiligi twe kongera kujya bari hehe. No, these are political refugees. Bafite impamvu zabo n'ibyo bakora. Ikibi ni uko bakomeza wenda kujya mu bintu byo gushaka gusenya aho baturutse. Ariko bagiye bakibera hariya ni ikibazo. Ariko niba bashoze n'intambara nibagende aho izo ntambara bazoparetingira abaroba basanga. Nicyo cyaba cyiza. Naho tugiye gukora dutyo twaba tuvuze ngo nta muntu ku isi ushobora guhunga ngo agire ahahungira kubera ko ahitagarurwa. Kuko ahitagarurwa. Ibyo rero size nawe uko bashaka kubikora. Je simbyumva muri ubwo buryo. Ariko niba binsomana bakavuga ati no noneho niko byagenze ku isi uzajya ahunga wese ahunze ubutabera apana ubutabera ahunze kuko politically ari persecuted cyangwa ahunze kuko bamuhora wenda ubasigaye n'abantu bahunga ngo bahunze kuba ari abatinganyi aho bagiye bakabakira twabura ngo n'imbagarura ko ari abatinganyi tubice cyangwa kuko bameze batya cyangwa ko bafite ibitekerezo ibi nibi. Ubwo rero ni ikibazo cyakora icyo shaka kongera kuvuga ntabwo nemera yuko abantu bose bavuga ngo bahunze kubera impamvu za politiki. Ntabwo navuga ngo niko bose bafite ukuri ariko mu gihe ari byo bavuga kandi namwe mubavugamo kuko icyambere namwe ubwanyu mwagiye mu butegetsi muciye mu nzira y'ishyamba sibyo baraje barwanya bavanyeho leta cyangwa se bagize amahire barumvikanye bagiye muri leta noneho babandi batumvikanye nabo bazi ibyo bapfa barabahunze. Nabo bahunze bari bagerageje kugira ngo bashaka kubahirika kuko wenda bareba yuko hari ibyo mutakoze byiza. Icyo gihe ni ikibazo cya politiki ariko bari bagiye kugica mu nzira itagitemewe n'amategeko. Ubwo rero kubera izo mpamvu ntabwo tuvuga ngo tubasubijeyo ngira ngo babonye n'abariya bose bagira ntibagiye. Nuko giye numva nuko giye ibintu nabifata nk'ibintu byawe ntabwo bifite intuza. Isi irarangiye ahubwo. Yego Pastor urakoze reka tugushimire rero dushimire rero n'abari badukurikiye tubifuriza gukomeza kugira umwaka mushya muhire babonemo ibyo bifuza byose kandi ntibatubekure bajye bakomeza gukurikira ibiganiro biri kuri urubuga ndetse n'amakuru n'ibyegeranyo biriho. Reka rero ngushimire wakoze cyane. Murakoze Imana kandi baho umugisha kandi umwaka mushya mwiza dutekereza inzira ya turokora ibonerwa muri Yesu Kristo. Yego mugira amahoro. Amen.